muraho neza. Uyu munsi ngarutse nje kubabwira ikintu nkoresha mu buzima bwanjye bwa buri munsi mu gitondo na mbere yo kuryama, kandi cyangirira akamaro ku buryo ki nawe gishobora kukugirira akamaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Icyo ngicyo nta kindi, ni ikinyobwa cyitwa gingembre. Icyo kinyobwa rero ukuntu gitegurwa kuratandukanye. Ushobora kugitegura mu biryo watetse, ushobora kugitegura nk'ikinyobwa ubwacyo. Ndaza kubabwira ibyiza by'icyo kinyobwa. Ibyiza by'iki kinyobwa ni uko igufasha ku muntu ugira uburibwe bw'umutwe, iragufasha noneho ugasanga kwa kundi ugira umutwe ukuremerera, biragufasha ugasanga umutwe wawe uragenda ugabanuka. Ikindi cya kabiri ifasha umuntu urwaye ibicurane. Ikindi cya gatatu ifasha umuntu ufite inkorora. Uko yaba imeze kose iragufasha, iyo nkorora yawe igashira kandi ukarekeraho gukorora kwa buri kanya, ku buryo ki na wa muntu ukorora akaribwa mu gatuza, iki kinyobwa kiramufasha cyane. Ikindi kintu igufasha mu mirire yacu, igufasha kurya noneho ibyo wariye bikagenda neza, ibikwiriye kujya mu ntungamubiri bikajya mu ntungamubiri, n'ibikwiriye kuba byagenda byakorwa mu mubiri bidafitemo umumaro bikavamo. Iki kinyobwa rero ikindi kintu kigufasha, gifasha ku bantu bagira isesemi no kuruka bya buri kanya bya hato na hato, kiragufasha ya sesemi igahagarara. Ikindi kintu icyo kinyobwa nabonye kigufasha iyo ari umuntu, n'iyo waryamye ubaho waryama utaryama ugahora unaniwe, ugahora wumva muri wowe ufite umunaniro udashira. Hari abantu bataryama kubera yuko wenda se ufite umwana akaba yaraye nyine ataryamye neza, bigatuma nawe utabona uko uryama. Iki kinyobwa kizagufasha kugabanya uwo munaniro. Noneho gingembre ikindi kintu izagufasha ni iki? Ku bantu bagira ibibazo by'uburwayi bw'umutima, ugasanga bafite ibibazo by'umutima, bafite umuvuduko w'amaraso wihuta, gingembre nayo iragufasha cyane. Ikindi kintu nakubwira gingembre izafasha umuntu ufite kanseri. Ku muntu ufite kanseri tuba tuzi yuko afite igihe gitoya cyo kubaho. Iyo ufashe iyo gingembre buri munsi ukagerageza kuyinywa bikwiriye ndetse no kuyirya mu biryo byawe, igufasha kongera igihe cyawe cyo kubaho ku muntu ufite kanseri. Ikindi nakubwira kanseri idufasha ku ruhu. Abantu ntabwo babizi ariko oya ntabwo ari kanseri, gingembre. Ikintu gingembre igufasha ku ruhu rwawe nyine, ugatuma ukabona uruhu rwawe ko rugenda rumera neza, kubera yuko iyi mpamvu idufasha ku ruhu. Niba yakugabanirije umunaniro, iyo waruhutse neza n'uruhu rwawe ruba rumeze neza. Iyo umerewe neza mu mubiri n'uruhu rwawe rurabigaragaza. Ikindi kintu gingembre izafasha umuntu, abantu bafite diyabete, gingembre irabafasha cyane. Tugiye kwinjira rero mu buryo itegurwamo, noneho tuyisangire tuyiryoherwe cyane. Murakoze cyane, naha mu kanya tugiteka. Iyi ngiyi ni indimu, ni umutobe w'indimu umaze gusya. Nkoresha indimu imwe, narangiza ngakoresha aka ngaka kamwe, kubera ko ngiye nkunda tangawizi iri kumvikana. Iyi ngiyi rero niyo namaze gusya. Wowe udafite icyo nayirabye, udafite icyo kuyirabisha wayisekura. Ngiye kubifata mbihuze n'iyi ndimu, nze gushyiramo n'ikiyiko cy'ubuki cyangwa bibiri. Nindangiza ndaza kubereka icyo kinyobwa cyanjye maze kugiteka. Ubundi rero ukinywa uko ushaka. Abenshi ushobora kukinywa ukibyuka, ni byiza kukinywa ukibyuka kikagenda kikuza mu nda, noneho na mbere yuko ujya mu buriri. Noneho ngiye kugiteka, ndaza kubereka ukuntu kimeze gihiye. Nyuma rero ngiye guteka icyayi cyanjye, dore icyo nakuyemo. Urabona yuko gisa neza, nayunguruye. Ni icyayi kiryoshye, numva ngiki. Nawe rero wagikora iwawe ukagisangiza abavandimwe bawe, ukagisangiza umuryango wawe, ukagira ubuzima bwiza. Bye.